Yes, ladies and gentlemen, one more time, ingini MPTV online. Nk'ubisanzwe, in the Hidden Talent Show. This is the Hidden Talent Show. You're welcome. Gahunda tuba dufite mu muyizi nta yindi no gushakisha impano z'abanyarwanda aho ziherereye hariho hose mu gihugu hariho hose. Hanyuma uyu munsi ni urugendo rwadusabye amasaha menshi kuva Kigali Musanze, murabizi twebwe aho tuba duherereye hose tuba tugomba gukurikirana. Hanyuma i Musanze twahageze twakirwa n'inshuti Art Gallery, abangaba bagufasha cyane ukeneye, murabyumva ko abari ibintu bya art n'ibintu byinshi cyane, mwabashakinga mugasacinga iryo zina kuri internet. Hanyuma gahunda na yindi murabizi no gushakisha impano, hanyuma twazibona tukazibagezaho abanyarwanda kabari mwebwe muzijajinga. Of course today ndi kumwe n'umutumirwa uyu munsi araza kutwibwira one more time. This is MPTV online. Ndamubona nkubwira buri munsi gukora subscribe. Dushimire cyane abantu bamaze kudukigikira, commentaires nizo duhakaza, hanyuma notification zikana nazo ziri mu kazi. Hanyuma uyu munsi ni The Hidden Talent Show one more time. Hanyuma n'urugendo rwadusabye amasaha menshi cyane kuva Kigali twerekeza i Musanze. Ubu ngubu turi mu karere ka Musanze, ni mu ntara y'Amajyaruguru. Of course twakiwe n'icyo bita inshuti Art Gallery. Abangaba baragufasha cyane mu buryo kimwumvamo ko harimo ikintu bita art. Baragufasha cyane ubakeneye no gusacinga iryo zina, murabizi imbuga nkoranyambaga zarabikemuye. Hanyuma iyi ni gahunda ya The Hidden Talent Show. Behind the camera ni Maniga Lucky the G-Face, hanyuma na equipe nini cyane ya MPTV online. Remember to subscribe kugira ngo bijye bigenda neza. Hanyuma uyu munsi naciye umwana mutoya ariko ufite impano, ni mutoya ariko ufite impano. Araje twibwire wana tubwire n'ibyo akora, hanyuma tubwire n'umwaka karere ubundi izindi impano zirimo nize wabona ahaba. Dushaka kusanga ari umuririmbyi ariko ashobora gukina na comedy cyangwa iki n'iki. Araje dusobanurire. Urashaka ahantu ho gusohokera ku mazi? Nakurangira kuri Nyagasambu Rilimo Beach Hotel mu murenge wa Fumbwe iri Rwamagana. Ni minota 10 gusa kuva kuri kaburimbo ku isoko rya Nyagasambu. Bagufitiye inkoko, nyama choma ndetse n'isamake bakokereza ikiva mu mazi. Nyagasambu Rilimo Beach Hotel bagufitiye amacumbi meza, ubusitani bwiza ndetse n'ibibuga by'imikino inyuranye, imyicungo y'abana ndetse n'ubwato bugutembereza wumva amahumbezi. Uhamagara 0781 163 5495. Hanyuma let's go. Hello. Hi. Amakuru yawe ongerejwe kugira abatwumve. Amakuru ni meza. Witwa nde? Twebwe uribwira abadukurikiye hariya, hanyuma kugira ngo ibintu biri kugenda neza cyane. Nitwa Nishimwe Parfait. Nishimwe Parfait. Iwanyu ni hehe? Ni Musanze cyangwa? Hano ni Musanze, hano Musanze. Ongerejwe ariko ufite isoni. Ongerejwe. Dutuye hano Musanze, nitwa Parfait. Nitwa Parfait. Parfait ni muntu ki? Hari umuntu ushobora kumva Parfait bwa mbere. Parfait ni muntu ki? Parfait afite imyaka ngahe? Parfait sobanura nka Parfait nyine tu isobanura. Ngiye wundi mfite imyaka 17. Yego. Twadutuye hano Musanze. Nkaba niga level 3 ungiye level 4 hano Musanze Muhabura. Wiga Muhabura. Ubwo bivuze ngo wakoze national. Narayikoze. Uracyari mutoya kandi ko haje, ariko wenda tuvuye kuri background y'ubuzima busanzwe turagira noneho utangira ubwire abakurikiye MPTV ubundi impano ni iyihe, ni icyo tuzaniye kuri MPTV? Impano niyo kuririmba. Ndanabikunda cyane. Uranabikunda cyane. Ujye ubikoraho cyangwa wabikozeho? Yanjye mbikora ni ibisanzwe. Ubu mukanya ugiye kudukosora. Yego.
Sasa kuririmba habamo kata nyinshi, habamo n'ibika byinshi. Turagira ngo ushobora gukora gospel, ushobora gukora R&B cyangwa uri umuraperi. Turagira ngo ubanze tubwire ubundi ukora iyihe njyana, ubundi uririmba ibiki? Njyana nkora ni nkora gospel. Yeah. Bivuze ngo uri umurokore rwose. Waramaramaje cyane. Kwanza ngaho bantu dushyire mu mavuta, kwanza twumve kuntu bimeze. Bantu dushyire mu mavuta, rega buriya umuntu ari kuri gospel ugomba no kudushyira mu mavuta. Mu kanyura dusengera buriya tu. Nta kibazo. Okay, ngaho twagiye. Hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mwijuru, ati nimuze bana banjye maze aduhanagura amarira twaririye muri iyi si mbi. Nishimiye kuza kubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana, ubwo uzaba ugeze ku bicu, nanjye mpite ngusanganira. Tuzibagirwa imibabaro yose, tuzibera mu munezero, mbega ukuntu bizaba ari byiza. Tuzibanira n'umucunguzi, tuzibera mu munezero, mbega ukuntu bizaba bimeze. Wow, on the world, ladies and gentlemen. Iyi ngiyi ni show turakomeje. Ubu ngubu twatangiye kugera mu buryohe rero. Ubu bamaze kudushyira mu mavuta. Ubu ngubu noneho gahunda ikurikiyeho turagenda tuganira, reka tunyurizamo turirimba, agenda ducangacangamo kugira ngo bibe bimeze neza cyane. Hanyuma Parfait, umuzika burya wa gospel, kubera iki ubundi wahisemo gospel kwanza? Gospel kubera ko nyikunda. Kubera ko uyikunda. Bivuze ngo nta kindi kintu ushobora kuririmba uretse gospel? Nta kiririmba, sibyo kariyo niyumvamo cyane. Niyo wiyumvamo cyane. Yeah. Parfait, uracyari mutoya, burya iyo umuntu akiri mutoya no gutera imbere biba bishoboka, sibyo? Ubundi impumbero yawe wowe ahantu ushaka kumva kuririmba gospel, ushaka kuyiririmba ariko ufite n'impumbero, uvuga ati ndashaka kugeza ibintu byanjye kuri urwego, ndashaka gukora gutya. Eske nimba koko urwo rwego ruhari, uteganya iki ngo ubikore? Ikintu nteganya gukora cyane kugira ngo ku ntego nihaye. Ese ubundi Parfait, narajya kure, ufite indirimbo zawe, kuko nk'iyo ndirimbo uwo muhanzi uririmbye indirimbo ye yitwa nde? Ntago bizi. Okay, ariko hari indirimbo zawe ziba zihari, wenda zaranditswe cyangwa wenda wagiye muri studio cyangwa se nturajyamo cyangwa se ntibyakunze, ubundi hari ibihangano ufite? Indirimbo ndazifite usibye ko zitari zajya studio. Ni wowe uziyandikira? Ndaziyandikira. Ubu ngubu kabisa, ubu ngubu ariko ntacyo tugiye kubyumva hano. Abagabo bo kuri MPTV buriya barumva kandi banakurikirana, nawe uzabibona. Sasa gerageza kwa kukaririmbo wanditseho gatoya ku karirimbo wanditseho. Kuva nkivuka kugeza amagingo aya, ineza yawe narayibonye mwami. Sinigeze ngushaka ngo ngire icyo nkuburana, ubuntu bwawe imbabazi zawe biranyuze. Wow, erega ibi bintu birakunda. Hanyuma turacyari kumwe n'inshuti Art Gallery, of course, niyo tukiri kumwe mwaka kanya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
move so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the turakomeje cyane, tuba dufite n'abandi baterankunga murabizi, agafaranga kaba kagomba kuboneka nako tukagakoreraho. Noneho Parfait dukomeje ndashaka kukubaza, ari ubundi hari ukuntu umuntu aririmba, sibyo? Uburyo umuntu aririmbamo akaba afite aho yabikomoye. Wowe ubundi muri famiye yanyu harimo abaririmbyi, abaramyi, ariko bwo sabaramyira, harimo abaramyi cyangwa se ni wowe ugiye kubabimburira kuko uracyari na mutoya? Ya nabarimo ninjye ugiye kubabimburira nyine. Ewana uzabikora kabisa. Hanyuma noneho nakubazaga, noneho kubya iyo umuntu ari guteganya gukora umuzika, hari uburyo abashaka kuwukoramo, kandi akaba afite n'izindi support ziba zigomba kumufasha ku muzika, kuko umuzika mwiza no gushora. Ese ubwo buryo bwawe hari cyangwa se? Kuko niyo mpamvu tuzana impano kuri MPTV, kuko hari abantu bakurikira ibiganiro, harashaka kuvuga ati Parfait wenda numvisha aririmba neza, meze neza, wenda opportunity namuhereza ni izi ngizi. Ubundi hari uburyo ufitemo byibura uvuga ati ngewe gutya na gutya indirimbo nkabihandura ukabihanduringa ikarangira? Pepe What? Bivuze ngo uri gukora umuzika ariko nturabona formule neza cyane. Okay, ibyo birakemuka binarangira kuko biterwa n'impumbero bufite, of course. Sasa wenda tunagenda tunanyaruka tugana no ku musozo. Parfait, wenda urongera dushiremo utundi turirimbo nka tubiri. Ndashaka ko wanditse kawe nanone, noneho ushyireho n'akaba gasanzwe nyine kandi ko guhimbaza n'Imana. Buriya wanambwiye buriya ushobora no kugerageza no kukandi kajyana, ushaka kwita ndirimbira n'akandi katari gospel, nabyo tukabyumvaho. Indirimbo yanjye niyandikiye. Urahera kuyo wiyandikiye, hanyuma uze gushyiraho n'indi ya kabiri wenda y'undi muntu, cyangwa nabwo nushaka uza niyo wiyandikiye nayo. Okay, narebe iyo niyandikiye ko iyo ndirimbo. Turi mwisi dufashe igihe mu ntambara, kuko ari byo twatoranirijwe, turarwana kugeza dupfuye cyangwa dutsinze, nagusubira inyuma, hoya nakubwira ubwoba, hoya nukurwana kugeza ku rupfu, mw'ijuru kwa data nihabera, bose tuzataha, abazaba turangije uru rugamba nihabera tuzataha. By the way, ufite ijwi ryiza. Yeah, merci. Hanyuma reka nkubwire Shema Consultant Center Limited, uyu nguyu yaragufasha. Ushobora kuba ukeneye kujya kwimuga mu mahanga, Polande, za Hungary, ahantu henshi hatandukanye. Uyu mugabo niyo mpamvu abahaye hano kugira ngo agufashe, umaze ugere hari ya boro ubanze ukarishe ku bwenge, none unabugarure hano kugira ngo igihugu gikomeze gitere imbere. Hanyuma umukeneye ushobora kumuhamagara ku bindi bisobanura kuri 0788 24 16 hanyuma bakakurangira location neza yaho wamusanga. Tuba tugomba gukorera ku biceri bada we, niko bigomba kugenda. Hanyuma ugiye kungiye dushireho nyene ka kandi ka kabiri twavuganye tubiri se. Wana kabarakawe cyangwa kundi muntu gospel se cyangwa icyo ushaka. Cyo nshaka. Okay. Kandirimbe yinjemo.
arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi ndamubona ntago ari byo numvanye abandi umunsi ku wundi njyewe ndamubona. nanagiye mu mwuka nicyo kibazo, nanatangiye kwinjiramo rwose, nanatangiye kwinjiramo gusa nta kibazo kabisa. Hanyuma dusoza rero Parfait, buno naho gahunda ni iyihe rero sasa? Ni iyihe, n'iki wabwira abanyarwanda, n'iki wabisabira? Kuko abangaba nibo bajajinga impano, nibo bamenya ikibakwiriye, bisabire ndabizi. Ikintu nabwira ababyeyi ni uko bagomba gushyigikira abana babo bakabumva kugira ngo nyine babashe kuzamuka nyine. Hari ababyeyi nyine ujya ubwira ngo ufite impano akakubwira ati wapi ibyo ntacyo bimaze nyine. Ababyeyi nyine bahindura imyumvire nyine badufashe nyine. Turacyari kumwe na Parfait of course muri The Hidden Talent Show. Hanyuma Parfait, ukuntu abantu bibeshya ku kintu bakumva ko umuntu uririmba gospel buriya nta zindi ndirimbo bazi zisanzwe nyine za hano hanze. Wowe kandi nizere ko ari uko wowe butabitekereza. Gerageza akaririmbo kamwe kabisa k'umuhanzi nk'uwa hano mu Rwanda, ubundi noneho twumve ukuntu bimeze. Okay. Iravuga ngo hari umunsi nzishima, uwo munsi umenya nzanarira, ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu, umwambika impeta niko njya mbirota. Sasa Ivry ibintu urabyumva papa wanjye. Sasa kurakoze cyane. Hari ikintu wenda ushobora kubwira abanyarwanda ukababwira uti njyewe kubera gahunda iyi n'ingiyi hari uburyo nshaka guteramo imbere n'iki byose ukabibabwira, hanyuma unabasezeraho, ariko urabasezeza akantu ariko utaragera aho ngaho nk'umuhanzi wa gospel. Njye kukubaza ikibazo cy'ubuzima busanzwe nk'umuhanzi wa gospel, iyo bavuze igishego wumva iki? Igishego, iyo bavuze igishego mba numva ari nk'ibikira, nk'ibintu biteye isoni nyine. Uvuga iki ku ndirimbo z'ibishego? Indirimbo z'ibishego mba numva atari nziza nyine. Kuri wowe rwose urumva bataziririmba? Yego. Kandi noneho dore hari ikindi kintu nanone Parfait, wenda bashobora kuvuga ati umuntu ukora umuziki wa gospel ntago uretse wenda ko bimaze guhinduka, ariko abenshi babirefera ku izi ndirimbo zisanzwe, ariko gospel bavuga ati nta kintu kibamo. Wewe witeguye kuzakibonamo? Cyane. Mu buhe buryo? Mu buryo mbitekerezamo n'uburyo mbibonamo. Mba numva nzakibona. Okay, by the way, no gukora ibintu ukunda aba ari neza cyane, unatera imbere. Yego Parfait, waruvuze ngo hari uburyo uzabona inyungu muri gospel. Ni gute uzayibona? Ni gute wowe ibipangu uvuga ati njyewe kubera uburyo ubu n'ubu nibinyuza gutya mu inzira nzabonamo inyungu? Ese bundi inyungu wowe kuri wowe nyine ni iyihe? Bivuze iki? Inyungu kuri njyewe, iyo turirimba gospel cyangwa se iyo ndirimba gospel, hari ubutumwa mbageza ku bantu. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri, ituma tugira ubusabane n'Imana kugira ngo duharanire ijoro nyine. Ndumva ari ibyo ngibyo.
Okay, wenda bamugane no ku buryo bumwe cyangwa ubundi hari abantu buriya baba bavuga bati muri gospel cyangwa se abantu baba basize n'amafaranga imbere. By the way, cyambere burya ni message nzima iri kugenda neza, uri no kuyikora mu buryo buzima, ibintu binagenda neza. Erega ntago inota arizo za mbere, ahubwo ni cyo uri guhereza abanyarwanda, ni cyo uri kubahereza kugira ngo kibafashe. So ndishimye cyane by the way, kubera yuko burya iyo umuntu afite n'impumbero utari gushyira cyane ifaranga imbere, naryo riba rikenewe mu buzima, ariko hari n'uburyo ki umuntu aba agomba gufashamo abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, si byose. Hanyuma wenda turi kugana ku musozo, ndakubwira Rarem Company Limited. Rarem Company Limited iragufasha cyane. Ushobora kuba ufite imashini yawe cyangwa se dinamo ifite ikibazo, yahiye, byagenze bite, ntago ari ngombwa ngo ujye mu Bushinwa ngo utume dinamo. Turahari ngo tubigukorere, tugufashe dinamo yongere isubire mu kazi, generator aho se turebaho. Na Rarem Company Limited dukeneye, turi Sonatube mu mujyi wa Kigali, cyangwa ugakoresha ugahamagara kuri nimero 0788587075, hanyuma ibintu bikaba bimeze neza, tukagufasha igikoresho cyawe kigasubira ku kazi. Turi gusoza na amafaranga nyine nayo tuba tuyariye. Hanyuma wenda turi gusoza ni iki wabwira? Bundi hari ababyeyi, hari abana, hari abantu baba bakora ibintu nk'ibyawe ariko bataba bari proud yabyo. Urumva nk'iki kintu wababwira, ukababwira ati nk'ubu buryo ibi bintu birakunda, ibi bintu ni byiza, mubikurikire, mubikunde, sibyo? N'ababyeyi wenda nicyo babwira kugira ngo, ariko wenda ntajya no ku babyeyi. Ese ababyeyi bawe baragufasha ku mpano yawe ya gospel? Nagari cyane, nago banshigikira nko mbishaka. Yego, izo nizo message zazikenewe ku babyeyi, bumve abana bafite impano, bumve banabashyigikire. Buriya wababwira icyo ababyeyi wenda baba bari wenda muri situation wenda nk'iyabawe, urumva baba batabyumva neza, wabasaba iki? N'abana bashaka kuza muri gospel cyangwa bumva bayikunze, wabasaba, ariko hera ku babyeyi. Icyo nabwira ababyeyi ni uko bagomba gushyigikira abana babo bakabumva, kugira ngo nyine babashe kuzamuka nyine. Hari ababyeyi nyine ujya ubwira ngo ufite impano, akakubwira ati wapi ibyo ntacyo bimaze nyine. Ababyeyi nyine bahindura imyumvire nyine, badufashe nyine kabisa. Ikindi nabwira abantu bafite impano nk'iyanjye, cyangwa se bafite impano zitandukanye n'izanjye nyine, ni ukwitinyuka, bakumva ko bashoboye, bakikuramo ibintu by'ubwoba, ndetse bakanabikunda. Ni ukuri, nibyo pe, ni by'ijana nanjye ndemeranya nawe. Wenda nanjye ngarutse kw'abo babyeyi, ababyeyi rega impano itunga umuntu, impano itunga umuntu akabaho akagira ku rwego rushimishije, nawe ukumirwa kabisa. Mufasha abana bitinyuke, tubona impano nyinshi. Narababwiye ngo ni gute miliyoni z'abantu 12 dushobora kubona seti cyangwa se tubona impano zitarenga 500. Ntago ari sawa. Dufashe abana bazamuke, bagaragare, maze ikibuga kibemo competition, nibwo muzika wacu uzanakomeza gutera imbere. Hanyuma rero ubu ngubu gahunda ngewe ubu ngubu Kadomo ndi kugenda ngashyiraho Parfait, tuzongera tumuhamagare n'undi munsi. Hanyuma ari gusoza, wenda turaza gushyira na contact ziwe cyangwa se n'ahandi, cyangwa se unamukeneye ukaba wanyura no kuri MPTV, of course ukahita umubona. Ababikurikirana mujya mubireba, zirahari impano. Ukeneye umuntu kabisa unyura hariya ukareba. Hanyuma Parfait, wenda dusoza, Parfait ugiye kuturirimbira akaririmbo kagiye gushyira abanyarwanda basigare bagukumbure kabisa, bagukumbure nyihaguruka ngaha bahita gukumbura ugafinyore kabisa, kabe kameze neza cyane, kuko kumera neza byo ibya mbere ni byiza, noneho cyane. Okay. Kuva nkivuka kugeza magingo aya, ineza yawe narayibonye mwami, sinigeze ngushaka ngo ngire icyo nkuburana, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe biranyuze. Hari aho nageze
ndushye ndemerewe naragutakiye uranyumva umvugiraho ntari kwivugira ubuntu bwawe imbabazi zawe biranyuze kuva nkivuka kugeza magingo aya ubuntu bwawe imbabazi zawe biranyuze nta kibazo urakoze cyane by the way impano ni nziza cyane hanyuma turi gusoza twanasoje buriya biba byanarangiye reka dushimire cyane inshuti Art Gallery of course kubwo kutwakira hano i Musanze ni ibintu bari byiza cyane nabo n'uburyo baba bafashijemo abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma Mika Fashion of course murabizi Mika Fashion Association with MPTV ndabizi ushaka kwambara agakoti neza ushaka kugura agapantaro kameze neza agakostime Mika Fashion turahari tukagufasha mu bintu byinshi cyane kukwandikira ku myenda ku bikombe ni ibintu byinshi cyane murabizi tumaze kuba ubukombe hanyuma dusoza nanagiye buriya Imana niyo nkuru reka tuzongere kubonana vuba cyane tunyaruka ariko impano zo ziracyaza kuri MPTV behind the camera ni Maniga Rocky the G-Face hanyuma reka nshimire kipe nini cyane ya MPTV hanyuma reka tuzongere kubonana when God wishes. I'm out. kuva nkivuka kugeza magingo aya ineza yawe narayibonye mwami sinigeze ngushaka